urimo urakiranuka te wa mukobwa we muri korari, urimo urakiranuka muri bagenzi bawe, wa musore uri gukiranuka gute? Uri gukiranuka gute kuri ibisazo cy'uburwayi uryamyeho? Imana yo mwijiri iravugana n'aya magambo ngo niba Imana yaragusezeranije umugisha nukuri umugisha uzawugeraho. Niba Imana yaragusezeranije ubukwe Imana izabukora. Niba Imana yaragusezeranije kuzabona urubyaro uzi ukuntu Imana izaguha urubyaro. Niba Imana yaragusezeranije kuzaguha akazi Imana izakaguha mu izina rya Yesu. Ibya Yesu ni ku murongo, ibya Yesu ni ku murongo. Ahubwo aka kanya uhagaze hehe? Ese uwo Uwiteka yagusizana n'isa niho ukiri? Imana aho yaguteretse akanyije kukureba asanga ari ugihagaze. Imana yakubwiye ngo huta vuba va muri uyu mudugudu w'irimbukiro, uve muri uyu mudugudu wa Babuloni, utandukane n'abakarudayi, utandukanye n'indyarya, utandukane n'inshuti z'umuvumo, utandukane na biriya byose byatumye ubwiza bw'Imana bukomorokaho. Rere wiera wirebo kireski amando Jezi Barbara bikiresire itandukanye. Imana mwe mubwira ubwo bwoko ngo niwanze bureba aho uhagaze. Uwari Babuloni yihuta hungaveyo. Uwari mbese atandukanye n'abakarudayi. Ave muri uriya mudugudu w'irimbukiro kugira ngo Uwiteka abashe kumutabara. Kuko benshi ubu ngubu ibibazo amaganya kwiheba no kwiganyira cyane cyane Imana mbwiye kubanya amasezerano. Abanyamasezerano nzi ko baheze Babuloni. Amaso yabo yasubiye inyuma mu gihugu cya Egiputa, asubira inyuma muri uriya mudugudu. Imana irambwira ngo bakura amaso muri uriya mudugudu bayihanga amaso Uwiteka aje kugira gute aje kubatabara. Haleluya. Imana ishimwe. Iri jambo rero Imana rimpaye ejo bundi mu bicuku bya nijoro, narabyise mu saa 8 ndandika. Imana irambwira ngo ugende ubwirira abana banje bave hehe, bave Babuloni bahunge. Imana yacu ni dutabare. Babuloni yaba umugenzi wawe muri kumwe munyamahanga, Babuloni yaba ikigirwamana wimitse, Babuloni ni he? Imana yambwiye ngo abantu benshi era wirebo kireski amando bamaze gusubiza amaso inyuma, bamara kugira gute, bamaze kubona yuko Imana itagira gute, itariho, itazanakora. Imana irambwira ngo umbwirire ubwo bwoko ngo nibuve hehe, nibuve Babuloni buhunge, uve muri uyu mudugudu, uve mu bakarudayi, witandukanye n'ibitavuga Imana, witandukanye n'inshuti z'umuvumo. Aka kanyu wanzure turi kugendana nawe nazo. Wa mukobwa we urimo urashaka ubukwe, urimo urashaka Imana ikugirira neza, urimo urashaka ko Uwiteka kubakira urugo, urimo urashaka ko Imana kugira gute iguha akazi, urimo urashaka ko Imana iguha urubyaro, urimo urashaka ko Imana ikubakira hera wirebo kireski amando. Ndagiye kubwira ngo banzure bana uhagaze. Niba amaso yawe akiri Babuloni, hakiri ikibazo gira gute aje kubyikemurira. Imana yacu ni dutabare. Wa mukobwa we itandukane n'ura mukarudayi w'umusore, itandukane n'abakarudayi b'abakobwa bagenzi bawe, buri abagushoye mu bwo musambanye mwabugize nko kunywa amazi. Ariko Yesu araje. Imana yavuga ngo va muri uyu mudugudu. Yesu yambwiye ngo niva mu mudugudu w'iki wiburumbukire muvi Babuloni. Nta kindi gusa Imana yambwiye mbabwira, yambwiye ngo ni muvi Babuloni, nimwara kuva Babuloni uhamye Kristo wari we. Guhamya Kristo byarabananiye muri iyi minsi, uragenda wamara kugenda ugasa n'abanyamahanga, ukagenda ugakora ibisanye nabo, ugakora ibijyanye n'abakarudayi, bagasambana ugasambana, bakanywa inzoga ukanywa inzoga, bakeskora bakabesa ukabesa, bakambara ubusa ukambara ubusa. Ibyo byose urabikora, ariko Imana ivuganye nawe ngo bahamirize, ubabwire Yesu, ubabwire Imana ishumbwa abarozi bakuroga. Nubwo wabuze urubyaro, nubwo uburwayi bukurembeje, nubwo wize ntubona akazi, ariko ndagutagatangaza nkubwire ngo ntabwo ari amashuri kuyiga. Urabizi ko Imana yabigizemo uruhare, urabizi Minerval uko wayibonye, urabizi kwishura uko byagendaga, urabizi imirire no kwambara, ariko ndakubwira ngo ari amashuri ntabwo azapfa ubusa, ka diplome ya ntabwo izaga uruhumbu. Imana yavuganye nawe n'Imana kwizerwa. Ibuka iminsi yawe ya kera, wibuka Imana yagukuye, wibuka ibyo Imana yagiye gukorera, ubundi Uwiteka aje kukurengera. Imana ishobora byose ivuganye nami ngo nubwo bimeze bitya, aho wagendaga yagendanaga nawe. Wibuka impfu Imana kurengeje, wibuka abanzi ubwo baguhigaga, wibuke numara kwibuka. Reka tuvuge ngo ineza y'Imana nibana nawe kandi umugisha w'Imana ukomeho ndetse n'abawe bose. Hafi na kure mu bice bitandukanye uherereyemo, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'ibindi. Reka twese mwese twizere ko muri amahoro kandi mushima Imana kandi mukiri mu buntu bwo Uwiteka Imana. Ineza y'Imana rero n'urukundo rwayo rutarororeka, reka rube ku muntu wese duteze amatwi noza dutega amatwi muri kano kanya. Ngize umugisha no kubonana n'umuntu ntago bisanzwe. Ntago bisaza, ubona ko akanyamuneza kamwishe. Yitwa Clarisse Kubwimana Evangeliste Prophète. Ariko uyu munsi tungira kandi kazina kagatazino bita umugeni. Kiri muri buki. Karabura umeze neza? Meze neza, ndashimira Imana. Urabona ko nishimye. Nje ndi mushya pe. Dusuhuze ko
ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabane namwe. Amen. Amen. Ni Clarisse kubw'Imana tugiye kuganira. Yego. Usije kuvuga ngo ni njye wa mugore. Oya, ni Clarisse kubw'Imana mugeni. Mugeni. Meze neza ariko. Meze neza, ndashima Imana, narimba kumbuye cyane, ariko ndashima Imana yo mu ijuru ko imbashije kongera kuboneka imbere y'ubwoko bwayo. Yesu ashimwe, icyubahiro kibe n'icy'umwana w'Imana, duhimbaza izina rye. Yesu ashimwe, icyubahiro kibe n'icy'umwana w'intama, duhimbaza izina rye. Haleluya. Nuko twasuza Imana ishimwe. Icyubahiro cy'Imana. Haleluya, hasumba hose. Imana ishimwe. Umeze neza ndabibona. Meze neza, ndashimye. Ndikoza ngo meze neza ko uduteze amatwi wese arabona ko Clarisse ameze neza. Meze neza, ndashima Imana yo mu ijuru, meze neza, mfite amashimwe yuzuriranye umutima wanjye. Yego. Kavuye muri gahunda z'ubukwe bwagenze neza. Ikivi twaracyushe, Imana yaracyushe. Ko yari yanagitangiye iranacyushije neza. Yagenze neza. Yatangiye umurimo yawushoje neza. Yawushoje neza. Nta gikuba cyacitse. Imana yabaye mu ruhande rwacu, ibana natwe. Turashima Imana kandi n'ubundi ikazi kayira gakomeje ku buzima bwacu. Yego. Clarisse abarahete njyewe Clarisse kubw'Imana nemeye ko umugore. Cyamba ndarahiye. Kumbaga bimeze bite? Numva narifite ibyishimo mu mutima wanjye, numvaga ameze neza, ariko nkabigiramo nakoba nyine mo gakeya. Nazo nakoba gakeya, ariko nkahita nikoje, nkahita menya ko njya mpagarara imbere y'imbaga nyinshi nkavuga, nkahita numva nyine mpisengera kuraje, kandi nawe navuga ko mfitemo morale kabisa. Nari imeze nafite morale. Abantu mwakurikiranye YouTube mukanya turajya tunabishyiramo bagira bireba. Nari mfite courage, nari meze neza, ndashima Imana. Yemwe bwoko bw'Imana, ndajya babwira ngo nta jambo Imana ijye ivuga ngo rihere. Ni ukuri Imana yo mu ijuru yakoze ibintu abantu babonaga ko bitashoboka, nawe ibyawe biraje bikore. Amen. Amen. Clarisse tutararenga ngo tugere kure cyane, kuko turashaka kunyaruka. Kunyaruka kuko nakiraza no gutinza umuntu w'umugeni. N'ubundi ngomba kuva mu nzira. Kuko nyabona uyu muntu aracyaramye. Turacyara mu mwaramisha, ajya babyita kubwaramisha. Ubu ngubu ncitse nk'akaziriko gato. Nuko nyine nashyushye umunwa numva biranze, ariko ndabizi ko mu bintu muri kano kanya wuzuye amashimwe kandi ufite amashimwe menshi mu mutima wawe. Mbere yuko twinjira muri gahunda zindi, reka nkubwire ubanze usenga Imana, numara gusenga Imana ngo umwanya umanze ushime. Yego. Ni dukomeze. Imana ibaho umugisha, reka dusenge. Uko wari kera n'isa niko kiri. Haleluya. Nta gacuko guhinduka kajya kakugaragaraho. Ijambo wowe Uwiteka wivugiye ubwawe uraririnda, ukarindana n'uwo warisezeranye, ukarindana n'abavandimwe be n'inshuti, ukarindana n'abanzi be kugira ngo bazabahamya bo guhamya ibyo Uwiteka Imana uzabukoreye uwo muntu w'iryo jambo. Data wa twese Imana, warinze ijambo wavuganye nanjye, wabaye mu ruhande rwacu, tubona gukomera kwawe, tubona ineza yawe. Wirebo Takuwala Bikiresire, turagushimye Mwami Yesu Kristo, mwana w'Imana isumba byose. Nongeye gushima izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli yo kongera kungira icyizere kuboneka imbere y'ubwoko bwayo. Mwami Uwiteka wabanye natwe mu bihe byose bitambutse, wabaye mu ruhande rwacu, nta gikuba cyacu twaboneye gukomera kwawe, tubona ineza yawe. Warinze intama zawe, umukumbi wawe urindira aho buri muntu wese ari, urinda intambwe z'ibirenge byawo Uwiteka, kugira ngo mu gihe nk'iki nzongere guhura nabo tuvuga izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli, tuvuga ineza y'Imana. Nongeye gushima Imana ko ngiye kugira icyizere nk'aho mpabonetse, twese ukaturindira mu butware bwawe no mu mbabazi zawe zitarondoreka. Ndagushimira Mwami Uwiteka, nongeye kwicara aha ngaha atari ryo hicaje nanone, kandi niwe wongeye kumpagurutsa mu gihe nk'iki, kuko wambwiye ko akazi gatangiye. Wirebo, kubera yuko nta gihe dufite, ni ugucunguza uburyo umwete kugira ngo ubwoko bwawe butarohama. Ngarutse rero muri ubwo buryo kugira ngo mbwire ubwoko bwawe, nyemera aka kanya rubane natwe, mukora tubere umuyoboro w'ibyose, utangirane natwe gahunda usozanye natwe, unyemerere umva amashimwe yacu, kandi umva gusenga kwacu no kwinginga ubwami bwawe, wane natwe aha kanya, imbaraga z'Imana zururukira hagati muri twe, ineza y'Imana itegeka iganza hagati muri twebwe. Wirebo, turagushimye Kristo kuko uri kumwe natwe, tugaye karibu nikaze kugira ngo ukomeze kubana natwe, ni mu izina rya Data twese musabye mbyiza urakoze Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya, haleluya.
shima Imana mutima wanjye we, shima Imana we watubatuye, shima Imana we rudahemuka. Nari kure nta byiringiro namba nari mfite by'amasezerano y'ibizaba, nari kure y'Imana, ariko ubu nigijwe hafi n'amaraso ye, ubu sinkigenda niganyira, ndi umwana w'ihoraho. Nari kure njyewe nta byiringiro namba nari mfite by'amasezerano y'ibizaba, nari kure y'Imana, ariko ubu nigijwe hafi n'amaraso ye, ubu sinkigenda niganyira, ndi umwana w'ihoraho. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane. Uko nari kure nawe ubwo akanya nizera ko nawe ushaka ko ariko ari kure nta byiringiro wana nifite, kandi nawe wasanga akanya nta byiringiro afite, ariko ndashima Imana yo mw'ijuru ko ibyiringiro by'amaherezo byarabonetse. Ndashima Imana ko yakoze ibikomeye, yabanye natwe mu bihe byatambutse byose, yabanye nanjye mu isezerano asezeranye nanjye. Nzagenda mbabwira aho ryagiye ritambuka, uko ryagiye rica, ntabwo hari ahantu horoshye, ariko Imana yarahabaye, yabanye natwe. Icyo udusabwa gusa no kugumana n'Imana, tugatindana nayo, tugategereza ubushake bw'Imana. Imana ishimwe. Ndashima Imana rero ko yakoze ibikomeye. Imana yabanye natwe mu bukwe, yadukoreye ubukwe bwiza. Imana yatangiranye natwe, isozanya natwe. Imana yatanze ibyo kurya, itanga ibyo kunywa, ibyo kwambara, twasaga neza, twe tumeze neza. Bwari ubukwe bwiza cyane, bwari ubukwe mbese bwari ubukwe Imana yatashye. Turashima Imana rero ko yabikoze ikabigenza neza. Ndashima Imana ko yampaye umutware. Imana imuha umugisha. Ngarutse imbere y'Imana isumba byose, ngarutse imbere yanyu rero nshima izina ry'Imana ya Isiraheli. Ndi umugabo wo guhamya iby'Imana yakoze. Ni njyewe wa mugore. Ninjye wa mugore. Ngarutse imbere y'Imana namwe nshima izina ry'Uwiteka. Imana yangiriye neza kunyubakira urugo, imyaka nari maze yari myinshi. Ndi mu ruze rero nta cyerekezo, nta nzira, ariko Imana yandemeye inzira, ndemera n'icyerekezo. Imana ribaho umugisha. Imana yarakoze, mumfashe gushima Imana ko yakoze ibikomeye. Nawe Imana uyu munsi ni jyewe, ejo ni wowe. Nje gutangiriza abakobwa, nje gutangiriza abasore, nje gutangiriza ababyeyi, nje kubwira umuntu wari wihebye, nje kubwira umuntu wari wavuye mu byizerwa, nje kubwira umuntu watakaje ibyiringiro, umubwira ngo aho wari uri have Uwitekaje mubonane. Imana ishimwe. Yego. Aho ugejeje ukora, Mami mbaye ngushimiye, nabyibutse ibyo yankoreye. Data mbaye ngushimiye, wanzahuye nari mpfuye rubi, nakwitura ikimurengezi. hari akantu kavuga ngo nawe ntiwihebe. Yego. Komeza wizere, nta jambo na rimwe igivuga ngo rihere, nawe imisozi yakurwayo iruhuka risohoye, cyane ko nta n'uwavuma Uwimana itavumye. Niba ariho mwavuganye izabisohoza. Imana ishimwe. Nyamara uyu munsi neparahanuwe mu izina rya Yesu. Niba ari Imana wavuganye nayo izabisohoza. Yakoze ibyanjye nawe izakora ibyawe. Ndi umugabo wo guhamya iby'Imana yakoze. Imana yankoreye ibintu live, nta muntu itumye, y'ubwayo yimanukiye mu Mana bwayo. Nawe uyu munsi yakora ibyawe. Dushima Imana kandi dushima umuntu wese waba warabigizemo uruhare kugira ngo wa munsi dushimye Imana n'ukuri ugende neza.
Imana ihabwa icyubahiro. Ni ukuri turashimira Imana yo mu ijuru ku bantu babigizemo uruhare, barahari b'indashyikirwa, ni ukuri umva barahari aba muri Amerika, Bufaransa, Ubwongereza. Imana yarakoze, nawe Nepo Imana iguha umugisha, ba Pastor Claude barahabaye, mbese umuntu wese wabanye natwe muri uru bukwe akadushyigikira mu bitekerezo, mu nama n'ibindi byose, Imana imuha umugisha. Mwarakoze, mwarahabaye, ni ukuri ndabashimiye. N'abadufashije gusenga, n'ababigambiriye ntibagire icyo babona, Imana ibaha umugisha kandi Uwiteka agira gute abaha umugisha. N'abagiye bahiga ntibahigure kubw'impamvu, Imana namwe ibaha umugisha, kubera yuko icyo nzireza cyo nuko Imana buri muntu wese azabona ibihembo by'ibyo yakoreye. Yego, duherukana rero utari mariye, uyu munsi uri mariye, uri kwiyumva gute? Uyu munsi ndumva meze neza. Ndumva meze neza, nari mpangayitse, nari mpagaritse umutima, ariko ubu ngubu nta kintu na kimwe kimpangayitse, ntabwo ntihagaritse umutima, kubera yuko Imana yampinduriye amateka, kandi Imana impindurira icyerekezo, impindurira n'izina. Ubu ngubu ndi umuntu wujuje ibyangombwa byose, ndi umugore wujuje ibyangombwa, ndi umugore ufite umugabo. Ego. Hari abantu tujye tugana akavuga ati ko rero Nepo wa muntu arimo umwuka w'Imana atariko adacunze neza yagwa. Nawe se kubera iki? Uriya umuntu udafite aderese, utaragira urugo ngo igihe runaka ngo yagwa. Dushimye Imana ko iguhaye aderese. Imana impaye aderese, uwo muntu nibyo rwose, nibyo, kuko natwe twabaga tubwira Imana ati Imana mfasha, nanjye najyaga imbwira Imana ngo Imana nimbona iki kibuga nkivuyeho amahoro nzagushimira. Ndashima Imana ko yampaye aderese kanyubakira urugo. Ntabwo biba byoroshye Nepo, kuba uri umubyeyi w'umuntu umuvuga butumwa, uri igitsina gore cyangwa se uri umusore, biragoranye cyane, ariko ndashima Imana ubu ngubu ko Imana yampaye aderese, yanyubakiye urugo, inkorera ubukwe ku mugaragaro nk'uko yari yarabisezeranije. Uzi ko nta kintu na kimwe Imana yasezeranije itasohoje, n'ibitarabizabikora, ariko iby'ingenzi yarabikoze. Ubu ngubu rwose nta muziro, kugenda nemye, meze neza, ibyishimo mu mutima wanjye, tamashimwe. Hashimwe Yesu wabikoze. Ni ukuri yarakoze. Ntabwo ari imbaraga zacu, ahubwo ni Yesu, kandi n'ibyo atarakora azabikora. Tubwiye n'umuntu wese tuteze amatwi muri kano kanya, ushobora kuba ibyo wabonaga bimeze nk'umusozi imbere yawe, ubona ko nta n'inzira, ariko yarengeye Clarisse, nawe yakurengera, kuko n'Imana itarobanura ku butoni. Itarobanura ku butoni, umunsi yari Clarisse, kandi Yesu ni ku murongo. Ejo yabangiye ejo kabaho cyangwa ahubwo uvuga ngo umurongo uhagazeho gute? Ubwo wese namanza agenza uburyo ahagaze ku murongo, kuko ivuye mu murongo ngo ajya mu ndi. Akwibaza nti se uyu munsi reka mvuga yuko kandi niko bimeze, Imana kwambitse inyenyeri ya mbere, iguhaye graduation, yuko aho ugeje wari witwaye neza, kandi hari n'izindi, hari n'ibindi biri imbere, ariko uyu munsi hari inyenyeri Imana kwambitse y'urugo. Niba n'umutoki harimo ikibiranga cy'uko hari icyemezo, reka tuvuge ngo ni icyemezo cy'ishimwe Imana yagoye ko aho ugeje witwaye neza. Ni irihe banga wakoresheje itandukanye n'abandi kugira ngo utamera nk'abandi, udapfa nk'abandi, utagwa abandi baguye, wowe ukagumya ugahagarara, ugahamanya Imana neza? Urakoze cyane Nepo. Ibanga cyangwa password nakoresheje nta yindi, intego nahagurukanye ni nayo nakomerejeho, uko nahagurutse niko nakomeje. Yego. Ntabwo nigeze iyo nza gukebuka ngo ndebe hirya cyangwa ndebe hino, mba narabaye nk'abandi bose. Ariko nanyuzwe nuko ndi nemerera ubushake bw'Imana, kuko nari ntegereje igihe cy'Imana. Numvaga rero nta yindi banga nakoresheje kunyurwa, nkoresha no kwitegereza ubushake bw'Imana. Abandi bacaga iz'ubusamo, inama zangezeho za benshi, kambwira ati Clarisse wowe wabuze ubwenge, reka tugire gutya, ariko nkabwira nkoya, nkabwira ati ahubwo njyewe nyine benshi twagiye dutandukana kubw'iyo mpamvu, ariko cyane bambwira ati ariko ubundi wowe bizagenda bite, mbese bambwira ati ariko ubundi dore duce hano, dore abandi bacagurya, abandi bagacagurya. Ndavuga njyewe ndavuga ngo Mana, ntegereje ubushake bwawe. Nepo nari mfite byinshi byo gukora, kandi nari mfite abana bo kwitaho. Ndavuga nti ninjya kumera nk'abandi bizatuma Imana intakareze icyizere, bituma isezerano Imana asezeranye nanjye ridasohora. Nihanganira ubushake bw'Imana, ndategereza kugeza igihe Imana igize gute ingiriye neza. Ntabwo rero ko bo abagiye bacize busamo, ntabwo bategereje Imana cyangwa se ngo bihanganire ubushake bw'Imana, cyangwa se ngo banyurwe nuko bari. Yego. Niyo password nakoresheje. Imana igumugisha, kandi Imana igukomereze muri uwo murongo mwiza, kandi icyo nkubwira cyo ibyiza biri imbere. Clarisse, twabonye nje nari ndi mu bukwe bwawe, wakoze ubukwe bw'igitangaza, reka mbivuge gutyo, bw'igitangaza, kandi wabonaga ko bukomeye cyane. Buriya umuntu wabonye yavuga ati nyamara umwana umuntu wakoze ubukwe ashobora kuba ari nk'umuntu kwa minisitiri runaka. Tutagira ngo ubwire abantu gukora biriya byose ni ukubera gukorera Imana cyangwa ni ukubera gukorera Imana. Ni bya bihembo wari mumbwira,
Imana ajyaga imbwira ko izankorera ubukwe ku buryo abashosho media bose, kuko yarambwiraga ati mu bihembo byose Imana ambwira ngo hari abo nyazi ibihembo nayo narabasezeranije mwana wanjye ndabigwe ko wemeye waranyumviye kandi urananyubaha nanjye nzakubahisha nzagukorera ubukwe kandi njye uzirarikira. Yego. Bere bose nepo Imana yadukoreye ubukwe nanjye ndatangara, ntabwo ngewe naraje mvuye ku rusengero ngeze muri sale ndavuga ise ni ngewe uri buhicare ndebye ukuntu sale iteguye, ndebye ibyo kurya ndebye ibyo kunywa ibintu biturumirwa n'ibinyobwa byarasigaye n'ibinyobwa bwana ko byasigaye abantu barariye ku buryo narabwiye Imana yarambwiye ati mwana wanjye bazarya basigaze bamwe banasigaza. Ndashima Imana yo mu ijuru bari bambaye neza bari bake ubukwe bwari ubukwe. Hari umumama wambwiye w'umuyobozi umwe arambwira ati Kararisa kuva natashya amakwe atari kwa makwe yose nagiye nta namakwe akomeye, ubukwe bwawe nibwo bukwe nabonye bwa mbere bubaho bwari bwiza bwari ibyo kurya n'ibyo kunywa. Ati n'abandi barababeshye ongera ko byayo binasigara. Ati nibwo bukwe bwa mbere, ati decoration yari irenze, ati ni ibintu byadutangaje, ati n'ubwa mbere. Ndashima Imana rero ko bwari ubukwe budasanzwe bw'umwana w'umwami. Data niwe mwami uhagarariye abami bose bamwisi. Haleluya. Niyo mpamvu ubukwe bwacu rero bwari ubukwe bw'umwana w'umwami bwagombaga gutahwa n'abakomeye. Hari ubukwe bw'abakomeye. Imana yaduhaye imodoka nziza, imodoka nyinshi cyane, nanjye ubwo nyise namenya ahantu zagiye bizituruka. Ndashima Imana yo mu ijuru yabanye natwe. Hashimwe Yesu, hashimwe Imana yarakoze. Rero gukorera Imana nta gihombo kirimo, ni kumuri byaririmbye ngo nawe bikore wirebere, biriya byose ni kubera gukorera Imana utayisondeka, nawe idasondetse Imana nayo ntijya igusondeka cyane. Reka tugumwe no Clarisse utugezeho ubutumwa none Imana hise Imana ibaha umugisha cyane. Mfite byinshi byo kuvuga nubwo bimeze bityo, ariko ntabwo nigeze njya mu byishimo byanjye ngo ngire gute ntandukire cyangwa se mwuka wera mbe mukize ku ruhande oya, ahubwo noneho nari avantage cyane, ngira ishyaka n'umuhati noneho byo kwinjira mu kindi kirere, cyane ko Imana imaze iminsi imbwira ko inyinjije mu kindi cyumba. Yanyinjije mu kindi cyumba, rero icyumba ndimo Imana yambwiye kuza kubwira ubwoko bwayo, mbwire ngo mbwira abarushye abaremerewe abafite imitima itinya, mbabwire ngo nibuhumure. Haleluya. Uzi ko Imana yavuganye namwe ari Imana yo kwizerwa, ni Imana itajya uri kugenza, ni Imana isezeranya amara gusezerana kayibute isezerana. Uzi ikintu Imana yambwiye mbabwirane po, Imana yambwiye mbwire ubwo bwoko ngo niwanze bureba aho buhagaze, uwari Babuloni yihuta ahunga aveyo, mbese atandukanye n'abakarudayi ave muri uriya mudugudu w'irimbukiro kugira ngo Uwiteka abashe kumutabara. Kuko benshi ubu ngubu ibibazo, amaganya, kwiheba no kwiganyira, cyane cyane Imana yambwiye ku banyamasezerano. Abanyamasezerano nzi ko baheze Babuloni, amaso yabo yasubiye inyuma mu gihugu cya Egiputa, asubira inyuma muri uriya mudugudu. Imana irambwira ngo bakure amaso muri uriya mudugudu, bayihanga amaso Uwiteka aje kugira gute aje kubatabara. Haleluya. Imana ishimwe. Iri jambo rero Imana rimpaye ejo bundi mu bicuku bya nijoro, narabyutse mu saa 8 ndandika. Imana irambwira ngo ugende ubwirira abana banjye bave hehe, bave Babuloni bahunge. Imana yacu nidutabare. Babuloni yaba uwo mugenzi wawe muri kumwe munyamahanga, Babuloni yaba ikigirwamana wimitse, Babuloni ni heshi. Imana ambwira rero ngo Babuloni urekuri uve Babuloni muri uwo umudugudu w'amaganya, umudugudu wo mu kwiheba. Tujye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 48 murongo waho wa 20. Yesaya twagiye Yesaya 48 umurongo wa 20 byageze ku murongo wa 22. Ayo ni amagambo Imana mpaye yo gusangiza ubwoko bwayo, kuko ukiri Babuloni ntacyo wahabona, ukiri Babuloni ntibyakunda. Imana yamwe kuguru kumwe ngo harimo akaguru, abantu bafite akaguru kamwe kari Babuloni akandi kari Yerusalemu. None se ubwo urumva bizagenda bite? Kura ko kaguru Babuloni ugashyira Yerusalemu kugira ngo bashe kuhura n'Imana. Amen. Haleluya. Yesaya 48 umurongo wa 20 gusa ku 22. Usome tubwire aba bantu mu izina rya Yesu Kristo. Yesaya 48 22. Yego. Nimuve Babuloni muhunge, muve mu bakarudaya, muvuge ibi, mubibwirize, mu byamamaze bigere ku mpera y'isi. Haleluya. Mubivugishe ijwi ry'indirimbo, mutu Uwiteka acunguye umugaragu we Yakobo. Haleluya. 21. Kandi ubwo yabajyaga imbere mu butayu, ntibarakicwa n'inyota, yabatembeshereje amazi ava mu gitare, kandi yashize igitare amazi aradudubiza. 22. Nta mahoro y'umunyabyaha
niko Uwiteka avuga. Ayo ni amagambo Imana yampaye. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Imana yambwiye ngo abantu bave NPO bave i Babuloni. Haleluya! Ariko mwabantu Imana yambwiye ngo mwana wanjye uhagarara imbere y'ubu bwoko wabera icyitegererezo. Nukuri Imana yangiriye neza beneda. Imana yangiriye neza, muzakurikirana ibigani intuza ndumva by'umwihariko tuzadukomeza tubane tugenda tubana ngenda mbabwira imirimo y'Imana no gukomera kw'Imana. Kandi n'ukuri kwe Imana pe ndagira nkubwire ngo aho wari uhagaze Babuloni wari uhagazemo ubanze urebe. Uranze urebe urimo kugenda nawe ubanze urebe ibyo uhagazemo wahavuye Babuloni. Imana yambwiye ngo abantu benshi era wirebo kireski amando bamaze gusubiza amaso inyuma bamara kugira gute bamaze kubona yuko Imana itagira gute itariho itazanakora. Imana irambwira ngo umbwirire ubwo bwoko ngo nibuve hehe nibuve Babuloni buhunge uve muri uyu mudugudu uve mu bakarudayi witandukanye n'ibitavuga Imana witandukanye n'inshiti z'umuvumo aka kanyu wanzure turi kugendana nawe nazo. Wa mukobwa we urimo urashaka ubukwe urimo urashaka Imana ikugirira neza urimo urashaka Uwiteka kubakira urugo urimo urashaka ko Imana kugira gute iguha akazi urimo urashaka ko Imana iguha urubyaro urimo urashaka ko Imana ikubakira hera wirebo kireski yamando. Ndagira kubwira ngo banzure abantu uhagaze niba amaso yawe akiri Babuloni kura amaso i Babuloni uyahanga amaso uhange hehe i Yerusalemu utandukane na bakarudayi utandukanye na zirashiti z'umuvumo utandukanye na zirashiti zidafite umumaro. Nanjye yo ntaza gutandukana nazo mba naraheze hehe i Babuloni kuko i Babuloni hari hahari i Babuloni hari ibyo kurya i Babuloni hari abagabo b'indaya i Babuloni hari ibiyobyabwenge i Babuloni ni habi. Nanjye ntaza kwitandukanya nabo kuko i Babuloni bamaze kuhagera babona ibyiza bihari ariko ibyo byiza mbona ni by'igihe gito ngewe ndabacika. Niyo mpamvu ubona nicaha ngashima izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli. Uyu munsi uhagararanye nande? Uyu munsi uri kumwe nande? Ese uyu munsi Imana iragusanga he? Uyu munsi Imana ije kukurebera fokiresi ije kukureba adresse yawe ni yihe ubanze ureba ahantu uhagaze numara kuhabona nusanga uhagaze muri umudugudu wirumbukire uhaguruke wirukanke ibitekerezo byakakanya biri he mama wa mupapa kakanya ibitekerezo bya bihagaze hehe birumvikana muri iyi minsi ntago byoroshye. Ndagira ngo ngira ngo isezerano kugira ngo rijye kugeraho mujye mwibuka isezerano kugira ngo ujye kurisingira ujye kugera ku byo Imana yagusezeranije bisaba kugira ngo wihangane bisaba kugira ngo ukomere bisaba kugira ngo wihangane ubushake bw'Imana kandi ikindi mugire kunyurwa unyurwe n'ukuri uko Imana yaguhamagaye umuko nguko utateshuka iburyo se cyangwa se ibumoso. Haleluya! Imana yambwiye ngo nimuve mu mudugudu wirimbukiro muve mu mudugudu ye Babuloni muhave mu kuko Uwiteka avuganye namwe yuko uyu mudugudu ugiye kurimburwa uyu mudugudu ugiye gutwikwa. Imana yakubwiye ngo akanyu hagaze he mama uyu munsi uhagaze wa mukobwa we mu burwayi ugwaye kwigisasaro cy'urwaye hagaze hehe va i Babuloni reka kureba ko bapfumu gureka kureba ko bidafite umumaro ubanze utumbire Kristo. Imana irambwira ngo abakobwa muri iyi minsi bamwe kuguru kumwe kuri Yerusalemu ukundi kuri Babuloni. Imana yambwiye ngo era wirebo aho ngaho i Babuloni hari abakarudayi bakugira inama ngo wagenza gutyo ukagenza gutyo. Ubanze ureba abajyana mufite muri iyi minsi ubanze ureba abajyana mufite muri iyi minsi mu kazi urimo ukora abajyana mu gihe ufite mbese mu mibereho yawe ubanze ureba abajyana mufite ubanze ureba abajyana baribo niba badaturuka mu mudugudu wa Babuloni niba badaturuka mu murwa w'abakarudayi nusanga abajyana muri kumwe nukuri ubanze wisuzume nanjye nisuzume. Nagira nkubwira ngo nusanga uhagazemo neza uzi ukuntu Imana ije kugutabara. Imana irakubwiye ngo elawirebo irababwiye ngo nimuve irabwiye ngo nimuve Babuloni muhunge muve mu bakarudayi muvuge ibi mubibwirize mu byamamaze. Haleluya! Imana irakubwira ngo haguruka. Haleluya! Va i Babuloni uve mu mudugudu wirimbukiro utandukane n'abakarudayi uhamye uwuriwe yego uhamya Kristo wamenye wa mukobwa ugire guhamya wa mubyeyi ugire guhamya. Nanjye narahamije we iyo ntaza guhamya nanjye mba narakurewe Jezi mba naragiye muri kiriya gihugu ariko nahamije uwo ndiwe mpamye wampamagaye mpamye wampaye agakiza maze kumuhamiriza nanjye arampamiriza imbere y'isi n'abantu. Imana yacu nidutabare. Numara kuva muri uyu mudugudu numara gutandukanya n'abakarudayi ureba abakarudayi kugendana no muri misi abakarudayi babaye benshi wamuvuga butumwe wa muhanuzi we ubanze urebe aho uri kugenda ubanze urebe igihugu hagazemo mu rugo rwawe ubanze urebe abajyanama ufite mu kazi urimo ukora abajyanama ufite numara kwisuzuma ukareba ugasanga utari muri icyo gihugu Uwiteka uje kunaje kugutabara. Nubwo uri muboroga nubwo uri mutaka nubwo ubona nta nzira nubwo ubona elawirebo nubwo ubona bitoroshye ariko Imana ivuganye nawe ngo nukuri iyarure witandukanye n'ibitavuga Imana uve mu busambanyi uve mu bweskoro uve mu kubeshya uve mu guteka imitwe n'ibindi byangwa n'amaso y'Uwiteka. Imana uzi ukuntu ije kukwigesherezaho icyubahiro uhamye wuriwe aho wagenda guhemuka aho wagenda kuvuga ibidafite umumaro wongera uhahamiriza izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli ubundi Imana ije kukugirira neza.
gusa, wakura ikirenge cyawe muri Egiputa, wakura ikirenge cyawe i Babuloni ukagishyira i Yerusalemu ko Imana ije guhura nawe. Hari umuntu ejo wamuha agatekerezo ambwira atari ku bundi Clarisse, buriya umpamagaye ukambwira ngo uze mu rugo nguhe ibisimba byo guteka, ni wowe ugomba kuzana cyangwa ni njye ugomba kubigira gute kuza kubireba? Ndagira ngo mvugane n'abanyamasezerano, niba Imana yaragusezeranije, Imana izaza no kukureba aho yagusezeranije, ahubwo we tera intambwe. Imana yambwiye ngo nimuve mu bute no mu bunebwe, mushakashake mu maso h'Imana, uhindure isengesho. Mama, muhindure isengesho. Uravuga ngo rega ngo twarasenze, erega gusenga nibyo, ariko hari ugusenga ukiranuka. Bibiliya yarambwiye ngo Aburahamu yizeraga Imana akabihanezamo no gukiranuka. Uyu munsi urimo urakiranuka gute mu rugo rwawe? Urimo urakiranuka gute muri karakazi wicayemo? Urimo urakiranuka te wa mukobwa we muri korali? Urimo urakiranuka muri bagenzi bawe? Wa musore uri gukiranuka gute? Uri gukiranuka gute kuri igisezerano cy'uburwayi uryamyeho? Imana yo mwijiri ravugana nawe magambo ngo niba Imana yaragusezeranije umugisha, ni ukuri umugisha uzawugeraho. Niba Imana yaragusezeranije ubukwe, Imana izabukora. Niba Imana yaragusezeranije kuzabona urubyaro, uzi ukuntu Imana izaguha urubyaro. Niba Imana yaragusezeranije kuzaguha akazi, Imana izakaguha mu izina rya Yesu. Ibya Yesu ni ku murongo, ibya Yesu ni ku murongo. Ahubwo aka kanya uhagaze hehe? Ese uwo Uwiteka yagusezerana n'isa niho ukiri? Imana aho yaguteretse akanya ije kukureba asanga ari ugihagaze. Imana yakubwiye ngo huta vuba, va muri uyu mudugudu w'irimbukiro, uve muri uyu mudugudu wa Babuloni, utandukane n'abakarudayi, utandukanye n'indyarya, utandukane n'inshuti z'umuvumo, utandukane na biriya byose byatumye ubwiza bw'Imana bukomorokaho. Rere wiera wirebo kireski amando Jezi Barbara bikiresire itandukanye uve mu bidatunganye, itandukanye n'abazima babi, witandukanye n'abarozi, witandukanye n'ababesi. Ureba aka kanya umuntu muri kugendana nawe ninde? Haleluya! Nusanga uri kugendana n'umukarudayi, gira vuba uhunge, kuko uriya mukarudayi Imana yambwiye ko kiriya gihugu Uwiteka kiziye. Ese Imana ko ikiziye iragusanga hehe? Imana irakubwira ngo vayo, Imana irakubwira ngo ihute uve i Babuloni. Yala wirebo kireski amando Jezi Barbara bikiresire. Ubukene bwabo Babuloni, uburwayi bwawe Babuloni, kwambara ubusa byawe Babuloni, ubushomeri bwawe Babuloni. Itandukanye n'izo ntekerezo z'i Babuloni, witandukanye na biriya byose. Imana igiye kugutabara, Imana ije kukurengera. Iyantabaye nawe yagutabara, iyakugirira neza nawe yakugirira neza, iyanyambitse impeta nawe yayikwambika, iyankuye igisuzuguro nawe yakigukuraho, iyanyambuye umwambaro w'ubushwambagara nawe yawukwambura, iyanyambitse igitenye nawe yakikwambika. Nambaye nk'ababyeyi kuko Imana yampinduriye izina. Nawe uyu munsi Imana yaguhindurira izina. Ni Imana itarobanura ku butoni, ni Imana itareba nk'uko abantu bareba, kandi mu bisi bose hela wirebo kireski amambo ngabakora ibyo gukiranuka, abo bose Imana irabemera. Ntabwo Imana yacirobanura ku butoni, ntabwo Imana yacireba aho umuntu yavuye, ntabwo ireba akavukire. Yijya kureba akavukire yanjye n'ukuri kw'Imana ntabwo mba nicaye imbere y'ubu bwoko. Ariko ndashima Imana yo mu ijuru. Ejo bundi Imana yankoreye ubukwe, ndavuga ngo Mana ndakubonye bundi bushya, naratangaye mera nk'umuntu udasanzwe. Ntabwo nigeze ndya kuko kurya byarananiye, najyaga gutamira ifoke kubera umunezero mfite, ibinezaneza biranyuzura. Hari ibiryo by'amoko yose, ndavuga ariko ubu ngubu ni njyewe, ntabwo nzi ukuntu Imana yabigenze, sinzi n'ukuntu yabikoze, ariko yarenze ijambo ryayo, iririndana nanjye, iririndana n'abakozi bayo, abo yagombaga gukoresha yarabakoresheje. Imana yacu nidutabare. Icyo usabwa gusa mama, ndagira nkubwira ngo akahanyura bahagaze, iviri Babuloni gusa, uve muri uriya mudugudu w'irimbukiro, utandukane n'abakarudayi. Barabantu bakugira inama mu rugo rwawe, ubanzure umujyanama uri mu rugo rwawe, ubanzure umujyanama mujyana na wa mupapa we, ubanzure umujyanama mujyana wa mugore. Bigwa kubwira ngo umugabo wa n'indaya ngo ibitsina bisi bagiye wo gusenyera urugo nta soni ufite. Wa mupapa ubanzure umujyanama ugendana nawe, bakubwira ngo umugore wawe n'indaya. Oya, tandukana nayo majwi, utumbire Kristo, ugere i Yerusalemu, utumbire Yesu gusa. Ubundi kiri kibazo gira gute aje kubyikemurira. Imana yacu nidutabare. Ba mukobwa we, itandukane n'ura mukarudayi w'umusore, itandukana n'abakarudayi b'abakobwa bagenzi bawe, buriya bagushoye mu busambanyi mwabugize nko kunywa amazi. Ariko Yesu araje. Imana iravuga ngo va muri uyu mudugudu. Yesu yambwiye ngo niva mu mudugudu w'iki w'iburumbukire muvi Babuloni. Nta kindi gusa Imana yambwiye mbabwira, yambwiye ngo nimuvi Babuloni. Nimwara kuva Babuloni uhamye Kristo wari we. Guhamya Kristo byarabananiye. Muri iyi minsi uragenda, wamara kugenda ugasa n'abanyamahanga, ukagenda ugakora ibisanye nabo, ugakora ibijyanye n'abakarudayi, bagasambana ugasambana, bakanywa inzoga ukanywa inzoga, bakeskora ukeskora, bakabesa ukabesa, bakambara ubusa ukambara ubusa. Ibyo byose urabikora, ariko Imana ivuganye nawe ngo bahamirize, ubabwire
ubabwire Yesu, ubabwire Imana isumba ibigirwamana na za shera, ubabwire bave mu byangwa n'amaso y'Imana. Icyo ni cyo Uwiteka gushakaho, ubundi Uwiteka aje kukwesereza icyubahiro. Aka kanya urimo urahamya Yesu ute? Aka kanya Yesu urimo uramuvuga gute? Murambwira ngo ni ukuri ngo ibibazo biratwishe, n'ibigeragezo ni byinshi nyine, ariko Yesu yaravuze ngo nubwo amakuba n'ibyago ari byinshi ku mukiranutsi, ariko Uwiteka agira gute? Hamukiza muri byose. Uwo ni umugabo Yobu wabivuze. Mbese aka kanya hari urugero wagera nk'urwa Yobu, ariko aho uhagaze hose myakubwire ngo nubwo amakuba urimo n'ibyago ari byinshi, nubwo ibigeragezo bikugoye, nubwo amadeni akwishe, nubwo indwara ikurembeje, nubwo wabuze ukuntu wabigenza, nubwo umaze igihe kirekire ku bushomeri, nubwo umaze igihe kirekire mu kigeregezo cy'uburwayi, nubwo umaze igihe kirekire nta rubyaro, ariko nagira nkubwire ngo ni ukuri, nubwo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ari byinshi, ariko Uwiteka aje kugukiriza muri byose mu izina rya Yesu. Ni Imana itarobanura ku butoni, ni Imana itabura uko igenza, ni Imana y'amasezerano, ni Imana yumva gusenga kw'abayiringiye. Imana yacu nidutabare. Kandi ubwo yabajyanaga imbere mu butayu, nibarakicwa n'inyota, yabatembesherezaga amazi ava mu gitare, kandi yashije igitare amazi aradudubiza. Haleluya! Nubwo uri muniha, nubwo uri mutaka, ariko urebe Uwiteka ukuntu yakugiriye neza. Ariko ubundi mbere subiza amaso yawe inyuma urebe ikintu cyagiye kinsindishiriza, ikintu cyagiye kituma ngira fantaje cyangwa se kigatuma nihangana kugeza igihe Imana inkoreye ibikomeye, nuko nasubizaga amaso yanjye inyuma. Nka butayu nagendaga nkareba ukwambara ubusa, nkareba ukuntu twabaga hanze, nkavuga ngo Mana, ubu ngubu byanga byakuno sigaye mba mu nzu. Nkasubiza amaso inyuma nkavuga ngo Mana, uko wankuye muri rasama nabagamo rya Shiru, haracyari ibyiringiro yuko wanangirira neza. Mama, usubije amaso inyuma hari Imana, nta Imana yakoze? Ushubije amaso yawe inyuma, buriya nta Imana yakoze? Imana ngo yagukuriye amazi mu gitare cyarushaga ibindi byose gukomera, igutungisha amano basokuruza bawe batigeze kumenya. Ubu ngubu hawe ntabwo hakibukwa. Imana yajya nkubwire ngo ahubwo usubize amaso yawe inyuma, numara gusubiza amaso yawe inyuma uhite wihuta uve i Babuloni byihuse, uhunge. Uwiteka aje kukurebejezi, aje kukuyesherezaho icyubahiro, kuko nta jambo Imana ijya ivuga ngo rihere. Imana yaravuze ngo wajya gose yagendanaga nawe. Ntabwo Imana yigeze kwima mu maso hayo, wagiye ubona ineza y'Imana. Nubwo abarozi bakuroga, nubwo wabuze urubyaro, nubwo uburwayi bukurembeje, nubwo wize ntubona akazi, ariko ndagutagatangaza nkubwire ngo ntabwo ari amashuri kuyiga. Urabizi ko Imana yabigizemo uruhare, urabizi Minerval uko wayibonye, urabizi ukwishyura uko byagendaga, urabizi imirire no kwambara, ariko nkubwire ngo ari amashuri ntabwo azapfa ubusa, ka diplome yawe ntabwo izaga uruhumbu. Imana yavuganye nawe ni Imana yo kwizerwa. Ibuka iminsi yawe ya kera, wibuka Imana yagukuye, wibuka ibyo Imana yagiye gukorera, ubundi Uwiteka aje kukurengera. Imana ishobora byose ivuganye nami ngo nubwo bimeze bitya, aho wagendaga yagendanaga nawe. Wibuka impfu Imana kurengeje, wibuka abanzi ubwo baguhigaga, wibuke. Numara kwibuka ibyo byose uva i Babuloni wihute, utandukanye inshuti zidafite umumaro, utandukanye n'abakarudayi baguca intege ngo ntabwo uzatabarwa. Imana izagutabara, Imana izakurengera. Icyo usabwa gusa uve mu bidatunganye, utandukane n'ibitavuga Imana, uhunge, uve muri uyu mudugudu w'irimbukiro, uve muri uyu mudugudu Imana igiye kurimbura. Uyu mudugudu igihe cyawo cyageze. Erega nubwo bimeze bityo Yesu araje, kandi Kristo Jésus rebere fakiresire, aje kurebere fakiresire tuterereze uritayi, aje guhemba no guhana, kandi aje guhembera umuntu wese amusanze. Imana yacu nidutabare. Yesu Kristo aratubwiye ngo nta mahoro y'abanyabyaha, ni Uwiteka avuze. Yewe muntu wari waravuye mu byizerwa, yewe wari waratakaje ibyiringiro, wabonaga nta nzira, ukikorera ibyangwa n'amaso y'Imana. Yesu arakubwiye ngo ahuri, nubwo uri mu busambanyi, nubwo uri mu bujura, nubwo urimo kubeshya, nubwo urimo kwirwarira ukicira inzira, ariko ndabizi ko nta mahoro wifitiyemo. Ndajya nkubwire ngo uyu munsi utere intambwe yawe, uve mu bidatunganye, uve mu bidafite umumaro. Ubundi Yesu agize gute? Yesu aje kukugirira neza. Imana ije kugutabara, kandi ije gutabarira aho ngaho. Uwiteka aje kukurebera fomesire, aje kuhaguhagurutsa kuri icyo gisasiro cy'uburwayi, kuko Imana itabura uko igenza. Ndabizi ko nta mahoro y'umunyabyaha, ntabwo wakora ibyangwa n'amaso y'Imana ngo ibonere amahoro. Ni ukubikora wihishe, ni ukubikora ugenda ubundabunda, ni ukubikora wumva ni umunezero w'isegonda rimwe, ubundi ugahita umutima gucira urubanza. Nta mahoro y'umunyabyaha, ni Uwiteka avuganye nawe. Ndagira nkubwire ngo uve mu bidatunganye, uve mu bidafite umumaro. Uyu munsi utandukane n'abakarudayi, utandukane n'imbaraga z'ibitavuga Imana, utandukane n'ubwami bw'umwijima, utandukane na biriya byose byatumye unyuranya n'ubushake bw'Imana. Ubundi Imana ije kugira gute? Ije
tukweserezaho icyubahiro. Ndagira nkubwira ngo uhereye none rero era wirebo kireskiyamando ukimara kumvira ijambo ry'Imana, ukimara kumva aya mashimwe yanjye, ukimara kubona Clarisse njyewe ugarutse imbere yanyu nshima izina ry'Uwiteka Imana Isiraheli, uvuge ngo Mana birashoboka koko, yego koko nibyo naracogoye, naratandukiriye, nakoze ibyangwa n'amaso yawe, nagiye navuye mu byizerwa, ariko ngarutse imbere yawe Kristo, nongeye guca bugufi, nongeye kwemera yuko nakiraniwe. Imana yo mwijirira kugarukaho kandi Imana irakugirira neza. Ndi umugabo wo guhamya iby'Imana yakoze, nawe waba umugabo wo guhamya iby'Imana igiye kugukorera. Ni ukuri uyu munsi nigebeje ni wowe. Imana yacu niduhane imwe umugisha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana Kristo Jésus rawe rebo kireskiyamando Jésus Barbara bikiresire tusalemando. Haleluya. Kugirira mu izina rya Yesu Kristo. Imana ije guhembera buri muntu wese aho imusanze. Tumva duteze amatwi muri kano kanya kandi ukurikira ibiganiro byose bica ku Musara TV. Imana ije kuguhembera aho ibusanze. Manzo urebe naho aho yakubwiriye nimba ari huri ugihagaze. Urebe nimba ari ho gihagaze. Yego. Ushaka gusanga warahavuye nyabona iyarure utebuke bikiri kare. Haleluya. Urugero utarakingwa. Yesu. Ko turi mu minsi hayara wirebo kiresi. Minsi ya nyuma Yesu ari kweza umugeni kugira ngo azamwishire adafite ikizinga cyangwa se umunkanyari. Yego. Niyo mpamvu Yesu avuze ngo ubuze ubwenge nabusabe kuko hari abarimbutse bazize kubura ubwenge. Tudeteza amatwi muri kano kanya rero tudusaba Imana yongere kuduha ubwenge tumenye iby'iminsi n'ibihe duhagazemo kuko kuza ko Yesu araza bidatinze. Katuse tugane ku musozo. Clarisse katubwe ngo Imana iguhe umugisha. Ndawakire mu izina rya Yesu. Tuhite dusengeramo. Dori bendera ya Yesu iramanitswe, nguyaraja urura cyongwa tabarabe, ati yemwe ndaje nimukomere, kundi hamwe namwe ninde wabashobora, ati yemwe ndaje nimukomere, kundi hamwe namwe ninde wabashobora. Imana ishimwe. Katubwira umuntu wese rero ngo nahumure kandi akomere. Yesu muri kumwe kandi ibiteye ubwoba bya nijoro ntacyo bizagutwara kuko Yesu ari kumwe natwe. Karame. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Tugiye kukurekura ujye kwita ku mutware. Imana ibahe umugisha nibyo. Ntabwo icyumweru cyashize icyumweru cyashize ejo, ariko ntabwo ngomba kwicara, ngomba gukora hakiri ku manywa nepo. Ntabwo Imana yarambwiye ngo ntabwo yampaye konje yampaye yararangiye. Ubu ngubu ni igihe cyo gukora. Yego. Reka tugushimire tuvuge ngo imbaraga n'amavuta Clarisse ntibikakubureho iminsi yose kandi Uwiteka Imana akugwirize imbaraga ku manywa n'ijoro. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Nanjye ndabashimiye mu izina rya Yesu. Bene data nshuti z'umusaraba, reka twiyarure natwe tugire gute twitandukanye kandi nukuri Imana aho yagusize aka kanya niho igusanga, wongere ureba aho uhagaze, ureba aho watsitaye ukagaruke. Haracyari ibyiringiro nukuri yuko Uwiteka yagukorera ibikomeye. Imana ibahe umugisha rero kandi nukuri ndagarutse abifuza kunsaba ibitekerezo, inama ndahari. Ni ukuri ndumva twagendana kandi ni ukuri nta muntu uzagendana natwe, nta muntu uzakurikirana ibiganiro byacu uzasigara amaramasa, ahubwo azagirirwa neza n'Imana ishobora byose. Imana ishimwe. Clarisse mu minsi ishize mwari muri kurekera mu mvuga ngo muri kumuhamagara mukamubura, ntabwo muri kumubona, ariko impamvu yari kwitegura ubukwe bwarangiye. Reka bahe nimero ya telefone umushaka wese n'utaratwereye nyabona ngera twerere. Ibintu biracyashoboka. Abashaka ko musenga mu musengane, abafite icyifuzo, inama, byose Imana yamuhaye ubwenge bwo kugira abantu inama kandi ibintu bikagenda neza. Nawe ushaka gutwerera nta kibazo biracyemewe. Clarisse tanga nimero ya telefone. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha cyane. Nimero yanjye ya telefone n'ubundi ni yindi ni 0780 63 76 37. Amazina ni Clarisse n'undi kubw'Imana. Ndabakunda cyane, muri abakunzi bacu kandi numva twarabanye neza kuko mwarabingaragarije cyane. Mwagiye mushima Imana, mushimira Musaraba TV, abigizemo uruhare cyane. Ngo nanjye banshimire, bahamagare banshimire. None po mumuhamagare mumushimire kuko nawe yabigizemo uruhare, yabanye nanjye kandi ni ukuri twabanye n'Imana. Yemwe twabanye n'Imana. Ibi ni ibihembo by'abana b'Imana. Imana ishimwe. Gatugusaba usenga Imana. Gusenga rero ndashima Imana yo mu ijuru. Ari abantu benshi bampamagara nepo bari muri umujyi wa Kigali bambwira ngo nimbasengere. Mu by'ukuri pe
gusengera kuri telefone namwe murabizi connection, ikirere cya connection kugira ngo umuntu asengere umuntu connection biba bigoranye. Nyabona abantu bari mu mujyi wa Kigali mwatera intambwe ubu ngubu biroroshye rwose, ukampamagara ukaza mu rugo cyangwa se tugahurira hano ku kazi kacu muri Ararume tukavugana tugasengana Imana, nkakugira gute nkakureberayo hanyuma nkagusabira Imana kugira ngo Imana ikugire neza, kuko ari abantu benshi bafite amashimwe y'ibintu Imana iri kugenda ibakorera. Ejo bundi umuntu wari mu rugo nepo byari bikomeye pe, ariko ndashima Imana ko Imana yamuhaye akazi keza, ni umubyeyi wo gushima Imana, ntabwo byari byoroshye ariko Imana yarabikoze. Imana ishimwe rero. Ni ukuri ndagira ngo mbabwire biseguro cyane, abantu baramamagara ngo mbasengere, ni ukuri babigora. Cyakoze umuntu numva nemera ko nasengana nawe ni umuntu watura ushaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, agashaka kungisha inama mu bimwe cyangwa ibindi, ushaka kwivirira Babuloni, ushaka gutandukana na bara bakarudayi, wampamagara nkakugira inama nkagusengera. Ni Imana ishobora byose, ariko gusengera ibyifuzo bisanzwe namwe murabizi kuri telefone ntiba byoroshye. Ubwo rero ndagira mbabwire ngo mujye mwihangana, ngene mbabwira ubusobanuro nk'ababusobanuro mujye mubwakira. Ngiye gusengera Imana kugira ngo mbasabire Imana umugisha, basabire n'imbaraga zo kugira ngo rega gucika rwa mudugudu ntibyoroshye, no gutandukana bara bakarudayi ntago byoroshye, ariko watandukana n'amafaranga bigakunda, bisaba imbaraga z'izindi imbaraga. Ariko izo mbaraga zihabwe mu izina rya Yesu. Mana data wa twese mu izina rifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi bwinshi, wowe data wa twese mwiza nta kibasha kuroga umugambi wawe, ubereye maso ubereye mwiza abagutegereje, kandi nta wakwiriye ngo akorwe n'isoni. Ndagushimye data wa twese rero kubyo kurya ugaburira ubwoko bwawe. Nyemera data wa twese rero imitima yose yakiriye ibyo kurya, unyemerere Uwiteka uhembuza imbaraga zawe zikomeye, unyemerere wambika imbaraga abakobwa n'abasore n'ababyeyi, wambika imbaraga abapapa. Mwami Yesu Kristo mwana w'Imana ishobora byose, uzura abari barapfuye, abari bakingirana mu bituru bakuye mu izina rya Yesu. Ukura abantu i Babuloni batandukanye n'abakarudayi mu izina rya Yesu. Hari abakarudayi b'ubutunzi, abantu benshi harimo abantu bashyize ubutunzi imbere, babanza ubutunzi Imana bayiherutse inyuma y'ubutunzi. Ariko unyemerere Kristo wongere ukore control muri ubwo bwoko, bakanguza ibimenyetso Uwiteka. Mwami Yesu Kristo abantu bongere baguhindukirire muri byose mu izina rya Yesu, kuko uri hafi kuza gutwara itorero, kandi ko kuraje kuko uje guhembera umuntu wese aho musanze. Unyemere usanga abakobwa, usanga ababyeyi, abarwayi bakize, ababuze uko bagenza ugira uko bagenza, abari mu bihugu byo hanze ku migabane y'Uburayi, Amerika ndetse n'Ubwongereza, Ubufaransa ndetse no ku yindi migabane yose igiye itandukanye, ubasanganiza imbabazi zawe mu izina rya Yesu. Bo rero no gusabira umugisha umuntu wese wagerageje data wa twese Imana gushyigikira uyu murimo wawe, data wa twese Imana mu buryo budasanzwe kugira ngo ubukwe bwacu bugende neza. Umugisha abakobwa, umugisha ababyeyi ndetse n'abandi data wa twese bakigeragezwa cyangwa se bagishaka kugira ngo bakomeze gushyigikira uyu murimo wawe. Ubaho umugisha kandi ubateze intambwe. Ndasenze kugira ngo ubwami bwe bugere mu bwoko bwawe, kandi umurimo ukomeze kwaguka kurica no mu izina rya Yesu. Nepo nawe ukomeze umwambika imbaraga, kandi muri byose data wa twese Imana tujye duhora dushima. Ndakwinginze Kristo Jezirawi erabito tere berevokiresi, unyemerere ubwami bwe bukomeze buze, urengere data wa twese itorero ryawe, ukomeze uhagararire umurimo wawe, kuko twamaze kumenya itorero ryawe riherereye muri twebwe. Unyemerere data wa twese Imana rero dukomeze tukubere data wa twese Imana, ibitangazamakuru wowe wivugire nk'Imana. Tugukomeje kuguha karibu n'ikaze kugira ukomeze kubana natwe, ni mu izina rya data wa twese mbisabye mbyiza urakoze Yesu, amen. Wewe duteze amatwi muri kano kanya, turagushimiye ko abanyarwanda muri kino kiganiro cyose kuba tutangiye tukageza ku musozo. Ibiganiro byacu ku musaraba byo nakagaruka. Ciao ciao.